Ndagusuhuje nanone mukunzi w'ibiganiro byacu bica kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV ndetse na Facebook page nayo yitwa gutyo Ijuru Ntirikorerwa TV. Ushobora no kujoininga group WhatsApp Ijuru Ntirikorerwa ukoresheje nimero 07844257 ubundi ukarushaho gusangira natwe ibiganiro bigamije kubohora imitima y'abantu, bigamije kumenyesha abantu kuri cyane cyane twibanda ku kijyanye n'ijuru, uburyo umuntu yaba mu isi yizeye ijuru mu buryo budasubirwaho, ariko kandi ibyo bikumvikana ko umuntu ufite ijuru nanone aba afite n'ibindi byose kubera ko niryo risumba byose. Ngira ngo mumaze kumenyera ibiganiro byacu, ariko niba ari ubwa mbere dukurikiye uzajya wumva abavandimwe batandukanye kuri iyo channel. Ngewe umuvugana ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndumuvuga butumwa bwiza nyine mbwiriza ubuntu Imana yagiriye abari mu isi, bwayiteye gutanga Yesu kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi, noneho abari mu isi babarirwa ibyaha byabo byose ku bwa Yesu, abamwizera bahabwa ubugingo buhoraho. By'ukuri nubwo bisa nkaho bigoye benshi kubyumva, ariko niko kuri nyine ku ijambo ry'Imana. Ijuru ntabwo warikorera, nta kiguzi wabona kugira ngo ugitange, noneho Imana iguha ijuru. Gutanga amaturo, gutanga icyacumi, kuririmba muri korali n'ibindi byinshi badutoza gukora ntabwo byaba ikiguzi cy'ijuru. Ikiguzi cy'ijuru ni Yesu wagitanze, niwe wakoze byose kugira ngo umuntu abe yakwemerwa. Amadini rero ku nyungu zayo bwite agaragariza abantu nyine ko ibikorwa byabo aribyo byabahesha kujya mu ijuru, ariko mu by'ukuri ntaho bihuriye. Ni ukuyoba inzira, ni ukuyoberwa, na niyo mpamvu nyine abantu bayoboka amadini bashaka Imana, bashaka gukizwa, ariko bikarangira nyine ntawe ukize. Sinzi igihe wowe urimazemo, sinzi igihe umaze mu idini uko kingana, ariko niyo waba urimazemo imyaka 100, ndahamya neza ko umutima wawe ukikubwira kuzarimbuka. Ubundi nicyo gisobanuro cy'umunyedini, ni uwo muntu umaze igihe kinini asenga, ashaka kwemerwa, akora byose ategekwa n'idini rye yayobotse, ryaramubatije, ryaramukomeje se niba rikomeza, ryaramuhaye inshingano zitandukanye. Bashobora kubwira bati turabona wowe uri umuririmbyi mwiza, turabona wowe wavamo umudiyakoni mwiza, wowe se uri umuterankunga wa korali, uri umuterankunga se w'ibikorwa by'inyubako z'urusengero. Mbese bafite imirimo myinshi cyane baha abantu idahemba, idafite icyo bamariye, ahubwo ifite icyo imariye abashinze amadini. Umuntu arayikora guhera akiri muto ndetse akayishishikarizwa, kubera ko umuntu avuka n'ababyeyi ariho bamwohereza, kubera ko nabo ariyo nzira baba bazi. Umuntu rero kubera ko yumva ashaka Imana, nabyo bigaturuka ko yabanye nayo kera muri Edeni. Ubwo rero kuko icyaha cyamutandukanije nayo, n'ubundi ahora yumva inzira yose byanyuramo yagerageza agashaka Imana. Ya Mana yabuze akaba yashaka icyatuma yongera kuyironka,
cyangwa se kubana nayo. Ubwo rero iyo bamubwiye bati iri mu mazi, nubatizwa urayibona, umuntu arabatizwa. Bamubwira bati nimba uyiburiye mu mazi, iri mu masengesho senga y'ubutayu, bakamubwira ati noneho iri kubonekera mu ibuye cyangwa se urutare arwinjiramo adatinya ko yahuriramo n'inyamaswa. Iyo bamubwiye bati iri mu mazi, noneho birasaba ngo nusenga ariko usenge ayo mu mazi. Hari abajya mu mashyuza, hari abajya mu mazi mu migezi itandukanye, naho ajyayo kuko umutima we uba ushaka ya mana nyine koko yari yarabuze. Iyo bamubwiye bati nimba wayiburiye mu mazi, noneho hari amashyamba y'inzitane, amashyamba arimo inyamaswa, amashyamba akomeye, kuko ryoroheje, bagaragaza ko ishyamba ryoroheje nyine rigendwa n'abantu risanzwe, ryo ritaba ririmo Imana neza, keretse rimwe ry'inzitane riteye ubwoba, niryo umuntu yashakiramo, naho ajyayo. Bakamubwira bati aho ngaho noneho niba naho uyihaburiye, birasaba ngo noneho nusenga nturye ibiryo, bihungire kure, wicisha inzara, noneho Imana yareba uburyo inzara ikwishe, uburyo udaheruka kurya. Ibyo nabyo mu by'ukuri byatuma Imana ikwemera. Abandi bati hindura imyambarire, ukuntu wambara nabyo biratuma Imana itakwemera, itagushima. Hindura noneho wambare gutya, noneho gutyo ho uraba uyigezeho. Umuntu kubera ko ariyo ashaka akabikora. Bakamubwira bati aho ntabwo uyibonye, niba utayibonye hindura uburyo sokoza gutya, sokoza gutya na gutya, gutya aho byihorere. Umuntu nabyo akabigerageza, mbese uburyo bwose bushoboka umuntu bamurangiye kuba yanyuramo kugira ngo agere ku Mana, mu by'ukuri bwose agerageza nyine kubukoresha. Akamubwira ati noneho umurimo umwe ukora ni mutoya cyangwa ni muke, ongeraho indi, ukaba uri umukorari, ukaba umunyamasengesho, ukiyemeza, ugatanga amaturo, ukazitura ihene ufite mu rugo, ukazitura inka n'abazitanga, ugahiga imihigo, mbese ugakora byinshi kugira ngo Imana ikwemere, Imana ikurebe neza, Imana ikumve, Imana ikwiteho. Ibyo byose mu by'ukuri twabitojwe n'amadini, kandi amadini aturangira ko izo nzira zitandukanye se arizo nzira zizatugeza ku Mana. Ariko guhera umuntu akiri muto afatwa akaboko n'ababyeyi bamujyana gusenga, kugeza umuntu ashaje, ibyo byose bamubwira arabikora, ariko umutima we ukamubwira ngo uzarimbuka. Rimwe na rimwe cyakora umuntu akishuka, kubera ko mu buzima nyine ugenda ukura, ugenda ugira ibyo ugeraho. Ibyo ari byo byose nyine iyo umuntu akiri mutoya ntacyo aba afite, ariko urakura ukiga se niba ariyo nzira wahisemo cyangwa igushobokeye, ukagera n'ibyo ugeraho, ukagira amashuri urangiza, diplome ukazibona, ukabona wabona akazi, cyangwa se niba utaraciye muri iyo nzira waba nyine warahisemo gukora ibindi cyangwa aribyo byagushobokeye, nabyo ukabikora, ukagira ibintu byo mwabona ubuzima ugenda ugeraho.
ukaba wakubaka inzu, ukaba wagura imodoka, ukaba wazana umugore, ukaba washaka umugabo, ukaba wabyara abana. Hakaba igihe bakubwira bati noze ntubona ko Imana wayibonye nyine, wowe icyo utabona ni iki se? Ntiwibuka se kera uko wari umeze? None se ubu ntureba uko umeze? Nyine Imana se ntuyifite? Ntubona ibyo yagukoreye? Ariko ukibaza, ibyo se ibikorera abasenga? Ibyo se bishyikira abasenga gusa, abadasenga bo ntibabibona? Ibyo se bishyikira abaririmbyi, abataririmba bo ntibabibona? Ibyo se bihurira hehe no kuba Imana igukunda cyangwa se itagukunda? Inyoni se zo ntizibyara? Inyamaswa ntizibyara, amatungo ntabyara? Inyoni se ntizigira ibyari nyine si zo nzu z'inyoni? Ukumva mu by'ukuri inyoni ntizifite taransiporo se, ntizifite amababa, ntiziguruka. Muri make ni icyo se, ni igiki nyine ubonye kidasanzwe ugezeho? Idini rero riragushuka rikanakubwira ati ahubwo tanga byinshi mu byo ufite, noneho nawe Imana ikongerere ibindi byinshi. Ariko ibyo nta naho bihuriye n'urukundo rw'Imana nyakuri. Ubwo si rwo rukundo tuvuga. Ibyo bintu Imana ibikorera n'inyoni, igaburira inyoni, ikambika uburabyo. Mu by'ukuri nta hantu bihuriye no kuvuga ko imirimo wakoze myinshi cyangwa mike ariyo yatumye Imana igukorera ibi n'ibi. Ahubwo njyewe nakubwira ko ndetse bya bintu ukora bigafata umwanya wawe wose, ukaba ku rusengero, ukaharangiriza umwanya wawe muri iyo mirimo igiye itandukanye idashira, sinabura kuvuga ko ahubwo byagira uruhare mu kuguteza inyuma no mu byo wakabaye ugeraho. Kubera ko no mu buryo busanzwe byavuga ko igihe gihenda, igihe abantu bamara mu nsengero no mu mirimo ikorerwa muri izo nsengero, batarya batanywa, mu by'ukuri ubwayo ni inkomoko y'ubukene, ni inkomoko yo kuba umuntu ntacyo yageraho, cyangwa se n'ibyo wageraho byaba bike ugereranyije n'ibyo wakagezeho udataye n'umwanya muri ibyo. Kubera ko uhata umwanya, ariko si no kuhata umwanya, uhata n'ibintu. Kubera ko idini rigira ibikorwa bitarangira, bimwe birangira babereka ibindi. Urusengero mwubatse iyo rumaze kuzura, rujya kuzura rwataye rwamaze kuva kuri sikise, rwamaze guta agaciro, rutakijyanye n'igihe, ahubwo muri kureba urundi rujyanye n'igihe, ku buryo muhora murwana no kujyana n'igihe, ariko nacyo kigahora kibasiga kubera ko kidahagarara, bityo abantu bagahora mu mirimo itarangira. Iyo urwo rusengero atari rwo wenda muri gutangira amafaranga, muba muri kuyatangira kugurira pasiteri imodoka, muba muri kuyatangira indi mishinga myinshi igiye itandukanye itarangira, ku buryo usanga mu by'ukuri abantu bahora mu bubata, bahora mu mirimo idafite umumaro, idafite ikibamariye rwose, ahubwo nyine ifite ikimariye abashinze amadini. Ubundi wari ukwiye no kwibaza ngo ese ubundi amadini kuki ari menshi? Kuki njye ndi mu ryitwa gutya ariko nkaba mbona n'andi yitwa gutya na gutya menshi cyane tutazi umubare, buri munsi barayashinga? Ubundi iry'ukuri ni irihe? Ese ubu nahisemo neza cyangwa bahisemo ririya rindi niba bahisemo neza? Iry'Imana ibarizwamo ni irihe? Kuki ndenga rimwe rinyegereye hafi y'aho ntuye nkajya mu rindi rya kure? Mbese ibi byo ntujya ubyibaza? Kuki utatekereza ko
ari business abantu bashinze zo kugira ngo gusa abantu barangare, ariko babarya utwabo bitwaje Imana. Mu by'ukuri amadini abaye afite ukuri, twese twaba dufite rimwe tubarizwamo, ariko ikigaragaza nyine ko nta kuri nuko ari na menshi cyane. Ukibaza rero niba hariho ukuri kwinshi, ukibaza se hariho amajuru menshi, ukibaza se imana zo ni nyinshi, nacyo wagitekereza ariko ubihawe n'Imana nanone kubitekereza, kubera ko si ibya bose nanone ku rundi ruhande. Ariko icyo navuga ni uko koko kuyoboka amadini, umuntu ashaka Imana, ashaka kujya mu ijuru, kubera ko ariko tubisanga bimeze, twese iyo nzira tuyibanzamo, ariko ikikubwira ko atari yo ni uko umutima wawe utigera ukubwira ko upfuye wajya mu ijuru. Bya bindi byo bigushukashuka wagezeho mu buzima ni ibisanzwe, n'ubundi biba biri mu nzira yawe y'ibyo uzageraho. Ntabwo bikesha idini, ahubwo wagera kuri byinshi idini ritakutwaye n'utwawe, wagera kuri byinshi kurushaho. Mu by'ukuri rero iyo nzira ntabwo ari inzira yagenwe n'Imana, si yo nzira igera kuri yo, ahubwo ni inzira iyobya abantu kugira ngo batamenya Imana y'ukuri, ahubwo bazisange mu muriro utazima, kandi bari bazi ko bakoresheje imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose mu gushaka Imana. By'ukuri rero nigeze mvuga ko umuntu yabanaga n'Imana n'ubundi mu ngobyi ya Edeni, abanye nayo neza nta kibazo bafitanye, kuko niyo yari yamuremye kandi imuremeye kugira ngo babane, imukoresha ibyo yashakaga kumukoresha, imwigaragarizemo, ubutware bwayo bumugaragariremo, ategeke inyamaswa, ibisiga, ahingire imirima. Mbese Imana yamuremeye kugira ngo imukoreremo, imwigaragarizemo, ariko umuntu ateshuka inzira, ahubwo ashima gufatanya na shitani mu kugomera Imana, amera nk'usinyanye nawe amasezerano y'ubufatanye, ariko bushingiye mu kugomera Imana. Nuko umuntu aba mubi, umuntu arangirika, umuntu arahumana. Icyaha kigera mu muntu aricyo bugome, umwuka w'ubugome, umwuka wo kugoma, cyangwa se wo kwigomeka. Umuntu rero atangira kuba mubi uhereye ku mukurambere wacu nyine Adamu ndetse na Eva, ariko ubwo busembwa bwari bwinjiye muri bo bwarakomeje bugera ku bandi bantu bose babakomotseho, nanjye bungeraho, nawe bukugeraho, n'undi wese uzavuka mu buryo busanzwe bwo kubyarwa n'umugore n'umugabo, wese avukana ubwo bwandu. Ariko Imana rero kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi, ntiyaretse umuntu gutyo. Umuntu rero bwa bwenge bwe nibwo bwatumye ashaka Imana, ahubwo mu bwo buryo bwose nabanje kuvuga, akavuga ati nayishakira mu ibuye, nayishakira nyine, ni bwa bwenge bucuritse bw'umuntu nabwo nyine akomora ku cyaha, nibwo butuma agereranya Imana n'ibyo bintu byose, akumva yayishakira muri izo nzira zose, ndetse akumva rimwe na rimwe yanayiha amafaranga, kubera ko azi ko mu isi amafaranga afite agaciro cyane kari hejuru y'ibindi bintu byose, akumva ko n'Imana yayihendahendesha amafaranga, nk'uko ashobora no gutekereza ko afite ikibazo gikomeye mu buzima,
amafaranga yamufasha kugikemura. Ubwo rero akavuga ati Imana nayo nyihaye ku mafaranga ibyo ari byo byose yabona ko nyikunda, nagura ubushuti bwanjye n'Imana nkoresheje ubwitange, nkoresheje ibyo mbasha gutanga. Ariko iyo siyo nzira Imana yagennye, ahubwo Imana y'ubwayo imaze kubona ko umuntu yayobye niyo yamushakiye inzira. Barakubatije ibyo byose bakubwira ko ari inzira, ariko siyo. Kuririmba kenshi, hari n'abajya muri korali 2 cyangwa 3 zitandukanye ku rusengero rumwe. Hari n'abahindura amadini akavuga ati iri ngiri ndabona ntari kuyibona, reka njye mu rindi. Ariko nabyo yabikora agasanga mu by'ukuri ntabwo ariko gushaka kw'Imana. Gushaka kw'Imana rero kwari uko wa muntu wayobye, wa muntu wagiye kure yayo, yo imushakira inzira ituma yayigarukaho, ariyo n'ubundi iyiciye, kubera ko uwo muntu wayobewe Imana akayigomera, akajya kure, akangirika, ubwenge bwe n'ubundi bwakomeje kumujyana kure. Burya nta wihuta nk'uwayobye nyine koko. Ntabwo ubwenge bw'umuntu n'imbaraga ze zari kumuhesha kugaruka ku Mana, ahubwo byatumye ajya kure cyane yayo. Ibyo rero Imana imaze kubona ko umuntu yangiritse, ko umuntu agiye kure, yo yamuciriye inzira. Nyamara turabivuga, iyo dusoma ngo ni njye nzira ari Yesu bivuga, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, twarangiza tukumva ko idini yacu ariyo nzira, tukumva ko amafaranga yacu ariyo nzira, tukumva ko gusenga kwacu ari byo nzira, tukumva ko kwigomwa ibiryo ariyo nzira, tukumva ko imyambaro ariyo nzira, tukumva ko imisatsi uburyo twayisokoje ariyo nzira. Mbese tuba duhimbye izindi nzira Imana itavuze. Urumva rero Yesu yagaragaje ko ari we nzira, kandi nawe kuri, kandi nawe bugingo, ko nta wajya kwa Se atamujyanye. Ibyo bikaba bigaragaza ko uwaca ahandi hatari kuri Yesu ashaka kwemerwa, nyine abayobye, abataye inzira, abagiye kure, aba ndetse mu by'ukuri n'ubundi agomye. Ubundi nitwumva kugoma nta kindi, ubugome, kugomera Imana ni ugukora ikinyuranye n'ubushake bwayo. Niba ivuze ko ariyo nzira, niba ivuze ko Kristo ari we nzira, uyigeraho wowe ukumva Katolike niyo nzira, wowe ukumva Methodiste niyo nzira, wowe ukumva Restoration niyo nzira, wowe ukumva Zion Temple niyo nzira, wowe ukumva Adventiste niyo nzira, wowe ukumva Isilamu niyo nzira, wowe ukumva Baptiste Church niyo nzira, wowe ukumva Anglikani niyo nzira, wowe ukumva EPR niyo nzira, mbese ubwo nyine ako kanya, cyangwa se umusozi w'ibyiringiro, cyangwa Goshen Ministries n'ibindi. Kuko amadini yo mu by'ukuri ni uruvunganzoka. Amadini ntabwo ushobora kumenya ingano yayo, ni menshi cyane. Ariko icyo nshaka kuvuga, n'ubundi bongeye kugoma bwa kabiri. Ubwo urumva ko kuyoboka idini ni ukugomera Imana. Yivuze ko Yesu ari we nzira, ko ntawe ushobora kuyigeraho atari we anyuzeho, iyo niko yabigennye. Ariko wowe uhise uhimba indi nzira, urayihimbye uyishyiraho. Mu by'ukuri ubwiye Imana ati ibyo uvuze ndabihakanye, nk'uko n'ubundi naguhakaniye mu ngobyi ya Edeni, ibyo wambwiye umbuza kurya ku giti, ukanambwira ko ninkiryaho no gupfa nzapfa, nk'uko naguhakaniye cya gihe, niko n'ubu munsi nguhakaniye. N'ubundi kuvuga ngo Yesu niwe nzira, ibyo ni ibyawe, ahubwo njye inzira yanjye ni iri dini. Impamvu
inzira yawe waragize iyo dini ni uko burya ntunemera n'abo mu yandi madini. Bivuze rero ko idini yawe ariyo nzira. Uravuga uti bariya bo barayobye, ni twebwe dufite ukuri, hashingiwe ko twe dukora gutya na gutya na gutya, ntidukore gutya na gutya na gutya. Ngaho yo nguko rero, nguko uko kugoma, nguko guhemukira Imana bwa kabiri, cyangwa se ni kwa guhemuka kwa mbere kugikomeje, ariko kugenda kwera imbuto, ugasanga insengero zanyu mwarazikomeje, ugasanga insengero mu by'ukuri zifite agaciro kuruta Imana. Wagera mu rusengero ko kumva ko ugeze imbere y'Imana yawe, ndetse bakabwira ati hano ni mu nzu yayo, ntihakaburemo ibyo kurya, ntihakaburemo ibyo kunywa, ukagira ngo Imana nyine irarya, ukagira ngo Imana irananywa, ukagira ngo koko hari ibintu byawe Imana ikeneye kugira ngo ibe yakwemera, ariko mu by'ukuri ntabyo, nta kintu na kimwe cy'umuntu Imana ikeneye kugira ngo imwemere, kubera ko ibyo umuntu yazanira Imana byose, Imana ibimwemereyemo nanone byaba ari nk'agasuzuguro kagarutse, umuntu yaba yenda gusuzugura Imana. Niyo mpamvu bisaba ko umuntu ashyira ibye byose hasi, agacishwa bugufi imbere y'Imana, akemera ko wadashoboye, akemera ko we yatsinzwe burundu, akemera ko yagiye kure y'Imana, akemera ko yashakishije Imana mu buryo butari bwo, akemera ko imbaraga ze zitari gutuma yegera Imana, noneho Imana ikamwereka uburyo bwayo yagennye bwo kuyegera. Uburyo yagennye rero nubwo navugaga, yagaragaje ko yashyizeho Yesu kugira ngo Yesu ayikorere ibyo yashakaga, akiranuke ari mu isi, akore byose Imana ishaka. Yesu ni we, kuko nanone yari imbuto y'Imana, cyangwa se ni ubuzima bw'Imana bwambaye umubiri, ni umwuka wera wambaye umubiri, kugira ngo noneho Imana ikorere mw'uwo mubiri ibyo gukiranuka, ariko bikozwe nayo ubwayo. Niyo mpamvu Mariya akibaza uko bizagenda kugira ngo asame iyo nda, marayika amubwira ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zigukingirize, ati niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Ubwo rero bikumvikana ko Yesu yaje ari product y'Imana, yaje ari ubuzima bw'Imana bugaragaye mu isi, ari Imana ubwayo yihinduye umuntu kugira ngo ibane n'abantu, ariko igamije kugira ngo ikore ibyo umuntu atari gushobora. Kuvuga ngo Yesu niwe nzira rero, ni uko ari we nyine wari ufite gukiranuka Imana ishaka, ni wari ufite gutunganya byose Imana yashakaga, kugira ngo mu by'ukuri Imana ibe yakwemera umuntu wese, ariko nawe ari uko yemeye ko Yesu ari we wakoze ibyo watashobora. Muri make ni ukwemera iby'undi ari we Yesu, ariko n'ubundi ukaba wemeye Imana, kubera ko Imana yari muri we ubwo yakoraga ibyo gukiranuka, Imana yari muri we ubwo yakoraga ibitunganye, Imana yari muri we ubwo yakoraga ibyo kumvira. Muri make Yesu niwe wumviye Imana, ariko nyine aniyumvira, kubera ko ari nawe Imana nanone. Imana rero yashimye ibyo Yesu yakoze, kubera ko ni Imana n'ubundi yabikoreye muri we, ni Imana yari muri we atunganya byose. Ibyo rero bigatuma mu by'ukuri umuntu akwiriye kurekera aho kwishakamo ibitunganye. Ibikorwa bye ntabwo byamutunganya, ntabwo byatuma yemerwa, nta na kimwe byamugezaho, ahubwo mu by'ukuri Yesu niwe wakoze ibyiza byose, yakoze ibyuzuye byose Imana yashakaga. Ntabwo wamwigana ngo Imana ikwemere, kuko ntibishoboka nyine. None se wamwigana gute kandi utari we se? Ntabwo bishoboka. Ahubwo wamwemera, noneho ukemera ibyo yakoze kandi byuzuye, noneho ibyo yakoze bikakubarwaho nk'aho ari wowe wabikoze. Ubundi kwizera Yesu nicyo bivuze, ni ukumwemera mu by'ukuri nk'aho
ibyo yakoze mu by'ukuri ari we yabikoreye, wowe utari kubasha kubikora, ariko bikaba bijemo no kubaha Imana, kubera ko uba wubashye nyine yo yagukoreye ibyiza utari gushobora, uba ugaragaje intege nke zawe, wemeye intege nke zawe, noneho ahubwo ukizera imbaraga z'Imana zakoze ibyo gukiranuka, zakoze ibitunganye, kugira ngo noneho we wemererwe mu ibyo bitunganye utagizemo uruhare. Nuko rero Yesu amaze gutunganira mu isi mu myaka yahamaze 33, atunganije byose, ntiherekeye aho, ahubwo yemeye no kwishyiraho ibyaha byawe, yishyiraho n'ibyaha byanjye, yishyiraho n'iby'abari mu isi bose, ariko ntiyabyishyiraho gusa, ahubwo yemera no kubihanirwa, ariko byose ko ari ukugira ngo wowe munyabyaha, wowe wagomye, wowe mubi, agukureho ibyaha byawe byose, aguhe kubabarirwa imbere y'Imana, aguhe gutsindishirizwa ku Mana, uhabwe imbabazi, wemerwe, mu by'ukuri ube mu isi uzi neza ko wemewe, uzi neza ko wababariwe, uzi neza ko nta rubanza ugifite ku Mana, ariko byose ubikesha Yesu. Kwizera ibyo rero bituma wa muntu wari waragiye kure y'Imana yongera kubana nayo, agasabana nayo, akaba inshuti yayo, akaba umwana wayo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 1:12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Noneho ukaba umwana w'Imana, ugakundwa nayo, kandi ukagenerwa byose nayo, bidasabye ibiguzi byawe, bidasabye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera ko uvutse ku Mana, ukabona abaye umuragwa w'ijuru, ukabona abaye umuraganwa na Kristo, ukaba mu isi uzi neza ngo byanze bikunze mu ijuru nzagerayo, byanze bikunze ijuru ndarifite, nta gisibya, kubera ko mu by'ukuri Imana menye ko yambabariye, menye ko yanyemeye, menye ko Yesu yampaniwe, menye ko nta rubanza ngifite, menye ko ntsindishirijwe rwose, menye ko ndi amahoro ku bwa Yesu. Nibyo ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 5:1 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana ko ku Mwami wacu Yesu Kristo, we wadushyikirije ubwo buntu dushikamyemo dutya. Ukumva rero ko gutsindishirizwa ari cyo cyonyine cyaguhesha amahoro ku Mana, kubera ko wowe waratsinzwe, wowe warananiwe, wowe ntabwo wabasha gutsinda, ariko hari uwagutsindiye, hari uwagutsindishirije, hari uwaguhaye kwemerwa, hari uwaguhaye kugera mu by'ukuri ku mwuzuro w'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Imana rero icyo gihe iyo wizeye Yesu, hari n'abavuga ati kwizera kudafite imirimo kurapfuye, nibyo, ariko iyo wizeye Yesu uba uhawe ibyuzuye, n'imirimo uba uyihawe muri Yesu. Kubera ko mu Befeso 5:1-2 hagaragaza ko Kristo yanaduhindukiye n'ituro n'igitambo cy'Imana, ariko n'umuba guhumurira Imana neza. Bivuze rero ko mu by'ukuri humura, be kugushuka, be kukubwira ko imirimo Imana ivuga ari iriya ukorera idini. Iriya ni ishoramari ry'abantu buri guteza imbere, ntabwo ari mu by'ukuri ntabwo ariyo mirimo y'abizera, ahubwo iriya ni imirimo igaragaza kutizera, ni imirimo igaragaza ko wayobewe Imana, ntabwo ari imirimo igaragaza ko wizeye Yesu. Kwizera Yesu ni ukwizera ibyo yakoze nk'ibyuzuye kugira ngo uhabwe ijuru, noneho ahubwo ibyo birangiye, Imana nayo kuko ubaye umwana wayo, si ibyo igenda inakwereka rwose, si ibyo gusa Yesu yakoze, ahubwo igenda inakwereka n'ukundi ukwiriye kubaho, n'ukundi ukwiriye kwitwara imbere yayo, ariko byose bikaba uri umwana mu rugo rwayo, uri umwana mu rugo rw'Imana, utari kugura ubwenegihugu bw'ijuru, ahubwo waramaze kubuhabwa ku buntu, noneho kubera ko uri uwo mu ijuru ukanerekwa uburyo abo mu ijuru bagenda babaho. Bikumvikana rero rwose ko bisobanutse ko kwizera Yesu no kuyoboka idini ni ibintu bibiri bitandukanye. Yesu niwe nzira, idini siyo nzira. Yesu niwe kuri, idini si ryo kuri.
Yesu niwe bugingo, idini nta bugingo ritanga, ahubwo idini rirushaho kujyana abantu kure y'Imana, rirushaho kuyobya abantu, rirushaho mu by'ukuri gutuma abantu bagomera Imana, rigatuma abantu bata umwanya, rigatuma abantu bayoba bakajya kure cyane, ndetse no kubayobora bikagorana, kubera ko ubwira umuntu ko yayobye, ubwira umuntu ko idini nta ruhare na ruto ifite mu kumutsindishiriza, ariko kubera ariko bari baramubwiye, ugasanga biragoranye, akibaza imyaka amaze, umuntu umaze imyaka 30, 20, 10, 5, 40, 50, ari umuyoboke w'idini, akavuga ati mwana wanjye, iri dini ni irya basogokuruza, iri dini ni irya kera, iri dini turimazemo igihe, ibyo dukora turabizi, mbese ku buryo kumuyobora bigorana cyane. Ariko bikagaragaza nyine ubugome bw'idini, bikagaragaza uburyo idini ryangije abantu, ariko mu by'ukuri inzira ni Yesu, ukuri ni Yesu, ubugingo ni Yesu. Kumwizera biguhanirizwa no kuba umukiranutsi ku Mana, biguhanirizwa no kuba ukoreye Imana ibyo ishaka byose, nk'uko babajije Yesu muri Yohana 6:28-29, bati dukora iki kugira ngo tube dukoze imirimo y'Imana? Ariko arababwira ati umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Uwo yatumye rero nta wundi ni Yesu. Kumwizera bingana no kunyura umutima w'Imana, kumwizera bingana no gukora ibyo Imana ishaka byose, kumwizera bingana no kuba unejeje Imana, kubera ko yanejeje Imana nyine Yesu. Arega kumwizera bingana no kuba ibyo yakoze bikubazweho nk'aho ari we wabikoze. Muri make, niba yaranejeje Imana ubwo ubuyinejeje, niba yarumviye Imana ubwo ubuyumviye, niba yarakoze ugushaka kw'Imana ubwo ubukoze gushaka kw'Imana, kuko birigaragaza nyine ko yaduhindukiye ituro mu Efeso 5:1-2. Ituro si ituro gusa, n'igitambo, si igitambo gusa, n'umubavu uhumurira Imana neza. Kuriya botsaga ibitambo imibavu ikazamuka, nawe mu by'ukuri ububereye Imana igitambo n'ituro ndetse n'umubavu uyihumurira neza. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga cyane ni uko rekera aho ngaho kuyoboka idini, rekera aho kwishakiramo inzira. Hari n'ukuntu bajya batuka umuntu ngo kabura idini, kabura idini, ukumva ko umuntu udafite idini ari umuntu w'igicibwa mu bantu, ariko ahubwo uwagutuka gutyo yaba akugiriye neza, kubera ko idini nta yindi nyungu uretse kukuyobya, uretse kukugirira nabi, uretse mu by'ukuri kugutesha umwanya, uretse kukujyana kure y'Imana, ngo nunayibwirwa ntuzigere uyimenya, kubera ko bakweretse ikindi kintu kitiranwa nayo ugira ngo niyo ubonye. Mu by'ukuri ahubwo idini ni umwanzi w'Imana, idini ni umugome, idini rirayobya gusa, rikajyana umuntu kure, noneho umuntu akabaho mu buyobe bukomeye, akabaho ashakira Imana aho itari, akabaho yarayobye kera ariko azi ko ari mu nzira. Bajya bavuga rero mu Kinyarwanda ko nta muntu wihuta nk'uwayobye. Umuntu wayobye arihuta cyane, ukaba udashobora no kumubwira ati nyabune, ati wakwihangana, ati kubera umuvuduko aba afite nta mwanya wo kugutega amatwi aba afite. Mbwira ati wakwihangana se nkakwereka inzira ikugeza aho ujya. Umuntu rero wayobye aba yiruka, aba afite umuvuduko uri hejuru cyane, ku buryo adafite akanya rwose ko kukumva ngo abe yagutega amatwi, ahubwo arakomeza akirukankira. Abantu benshi rero nuko bameze, bari kwirukanka, kandi harimo abanyabwenge benshi, harimo abakire benshi bafite amafaranga menshi. Mu buryo busanzwe bw'abantu harimo gukomera kw'abantu rwose, abantu barakomeye cyane, ariko ibyo ntabwo bibahesha rwose kumenya ukuri, ntabwo bibahesha kumenya ukuri. Ni abantu b'ingeri zose bayobeye muri ibyo bintu, ukaba utamuhagarika umubwira ati wakwihangana nkakwereka indi nzira itari iyo, ko iyo ngiyo itazakugeza iyo ushaka kujya. Ariko nanone nshimira Imana ko si bose nanone bakomeje kuyoba. Twese twari twaragiye tuyoba dutyo, ariko igihe kigeze Imana iratuyobora, noneho itwereka umwana wayo
itwereka intsinzi aho yabonekeye, natwe twemera kubarwaho intsinzi, turatsindishirizwa. Ubwo rero nkaba navuga ko wowe ukiri kure, ukiri mu izo nzira z'idini, rwose garukiraho. Abandi batangiye kumenya ukuri, hari abamaze gutsindishirizwa, hari abamaze guhabwa ijuru ku bwa Yesu, hari abafite amahoro ava kuri Yesu Kristo, hari abafite umutekano uva ku kwizera Yesu. Nawe rero garukiraho, wikwirukanka, ukomeza kwiruka, gabanya umuvuduko, urebe ku musaraba wa Yesu, umenye ko Yesu ari wowe yabambiwe, umenye ko ibyaha byawe ari we wabizize, umenye ko yagukiranuye n'Imana, umenye ko mu by'ukuri yatumye urusika rwari hagati yawe n'Imana ruvaho, ubundi umwizere, utsindishirizwe, ubabarirwe ibyaha byawe byose kubwe, ube mu isi uzi neza ngo mfuye none nzajya mu ijuru. Ubundi gukizwa ni icyo rero, icyo ngicyo nicyo cyitwa gukizwa. Nuko ubundi umuntu avuka yarakatiwe kurimbuka, afite urupfu rw'iteka kubw'igicumuro cya Adamu, ariko rugakurwamo no kwizera Yesu Kristo. Nyine umuntu yamenya ko wari umupfiriye, akamwizera, akamenya ngo noneho ubu mfuye uyu munsi najya mu ijuru, mfuye ejo najya mu ijuru. Ntabwo nshidikanya ko ijuru ndifite, kandi ntarikesha imirimo yanjye, ahubwo ndikesha umurimo Yesu yakoze. Ubwo rero mu by'ukuri nakugira inama, kandi inama y'inshuti, inama y'umuntu ugukunda, yo kugarukira aho ngaho. Wikwibaza ngo ese abantu bazabibona gute? Nabyo bijya bigorana. Abantu tumaranye ibihe bingana gutya mu idini, ko banyemeraga, ko mu by'ukuri banzi kuri ibi n'ibi, nibumva mbabwiye ko inzira twari twaranyuzemo atariyo, bazabyakira gute? Bajya bavuga ngo iyo amagara ateriwe hejuru buri wese asamaye. Ubwo rero wikwibaza uko abantu bazabyakira. Abantu si bo Mana, niko bajya banavuga. Abantu ntabwo ari bo tukwiye kwiringira. Iringira Imana, wishimisha abantu kurusha uko washimisha Imana. Ubwo se urimbutse se ushaka gushimisha abantu byo? Ubwo se ubundi mu muriro utazimaho uzakubonayo byo bizaba binejeje? Ubwo rero hunga hakiri kare. Icyo cyubahiro ntacyo kimaze. N'ubundi icyubahiro ni icy'Imana, ntabwo icyubahiro ari icyawe. Kuvuga ko abantu bakwemeraga, kuvuga ko waririmbaga cyane abantu bagafashwa, kuvuga ko wari inyangamugayo abantu bemera mu idini, kuvuga ko ari we bareberagaho, ariko nawe ukaza gusanga wayobye ukayoboka, noneho ntacyo bigutwaye. Witinda muri ibyo, wita umwanya muri ibyo, garukira hafi, izere Yesu, kiza ubugingo bwawe, kiza amagara yawe. Imyaka ufite hano ni imyaka mike cyane. Icyubahiro bazaguha ahangaha ntabwo cyangana nanone no kuzajya mu muriro utazima, ukababazwa by'iteka ryose. Ngira ngo inkuru ya Nyamutunzi na Lazaro wenda warayumvishe muri Bibiliya. Ubona ko Nyamutunzi nubwo yari yubahitse mu isi, ariko ibyo ntacyo byamumariye amaze kuva hano, ahubwo yaricujije cyane, ku buryo wari kumuha ubushobozi bwo kugira ngo noneho bya bintu yanze, bya bintu yatesheje agaciro ajye yabyemera, noneho yari kujya yabyemera. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari bigishobotse. Nawe rero utazicuza bitagishobotse, utazicuza nta garuriro rigihari. Umunsi wawe ni uyu munsi, hari igihe ejo atarahawe. Bibiliya avuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Ubwo rero umunsi wawe ni uyu, reka kwinangira umutima, izere Yesu, reba ku musaraba, rekera aho ngaho rwose kureba hirya no hino, rekera aho gukebaguza hirya no hino, ahubwo wizere Yesu, wabarirwe ibyaha byawe byose kubwe, utsindishirizwe imbere y'Imana kubwe, utungane rwose, ube wera, udafite inenge n'imwe ku bwa Yesu, atari ku bwa kamere yawe, kuko muri kamere yawe nta cyiza kirimo cyatuma Imana ikwemera, ariko ku bwa Yesu nawe waba mwiza, ukemerwa, ukababarirwa, ugatsindishirizwa, ukaba mu isi wizeye ijuru mu buryo mbese budasubirwaho. Uyu munsi ni wo wawe rero, upfusha ubusa, wicikwa n'amahirwe,
ahubwo yafatiranya bigishoboka bikitwa none, kubera ko iby'ejo ntabwo tubizi. Nkwibutsa rero ko niba utarakora subscribe wabikora, kubera ko ibiganiro byacu ni byinshi bikomeza kuza, abavandimwe babitanga ni benshi, biza kenshi. Mu by'ukuri kanda subscribe kugira ngo aya makuru ahumuriza, aya makuru y'ihumure kandi yizewe ari mu intsinzi, atarimo rwose ikinyoma na kimwe, akugereho ku gihe, ndetse ngusaba kugira ngo usangize abandi ibiganiro byacu kugira ngo nabo babohoke, nabo bagubwe neza. Niyo mpano waha umuntu ikamugirira umumaro hano mu isi ndetse na nyuma ya buno buzima. Ni impano ikomeza na nyuma y'ubuzima bw'ahangaha. Ubwo rero kora subscribe, kora share, tuvugishe nanone, twandikire, yaba ari kuri email yanjye ni emile.nshimiyimana@gmail.com, yaba ari kuri whatsapp ni ya nimero yanjye 07844257 07844257. uri hanze y'u Rwanda washyiraho kode y'u Rwanda ukamvugisha, wanyandikira, wantelefona, nta kibazo, tukaganira, tukarushaho kunezeranwa, tugasangira umunezero ukomoka mu kwizera Yesu Kristo. Ubwo rero nakwifuriza amahoro y'Imana n'ubundi, ariko adashingiye ku kindi, ashingiye gusa ku kwizera Yesu Kristo, ugatsindishirizwa ku Mana, ukabana n'Imana amahoro, ukaba mu isi nta rubanza ugifite, nta kibazo ugifitanye n'Imana, ahubwo waratsindishirijwe, waremewe, warakiriwe mu ijuru, uri mu isi kubw'ivugabutumwa, ariko witeguye gutaha iwanyu mu ijuru isaha iyo ari yo yose. Gubwa neza rero muri Kristo Yesu, sangiza ibiganiro abandi, naho ubutaha tuzongera ku Mana.